Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosohora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo nka kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe uhite utsinda ikintu ubusabwa, nukubona kugihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora. Kugira ngo kino kizamini ujye ukibonera ku gihe, jyaho hasi asa umukara ndetse ngo subscribe uhakande. Iyo maze ukakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe wifitiye smartphone ushaka kode twandikire kuri 0789 tubwira kare ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Iyo nimero ushobora no kuyiduhamagaraho. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, waba uri kure cyangwa se uri hafi ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se ukaba uri kure bitagukunda kuza ngo twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, ukatubwira ati tuboneka saa 6 z'ijoro. Iyo zigeze turaboneka tukakwigisha kandi ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero twandikira ngo muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Warigishije ukeneye ko tugugura umunsi umwe cyangwa ibiri, twandikiye kuri izo nimero. Ukeneye ko twigisha mudasobwa, twandikiye kuri izo nimero tuze tubigufashemo. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Iyo bakubajije ishusho y'icyapa baba bari kukubaza ese icyo cyapa ni uruziga, ese icyo cyapa ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Umuyaga w'intambike, mbega ngo urusaku rwo mu muhanda, se ngo ikibuga cy'indege. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo bashatse kuvuga ngo ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari ikiso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography, kano ni ka kandi gapima umuyaga muri guhita mubibona. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabize tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video namaze kuyigukorera ikoze neza, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0789 yiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Wabona hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ukacyandika muri comment ugakanda subscribe, nacyo nkazagiteguraho isomo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukawasoma zira nimero ziranga ikinyabiziga. Kiriya cyapa noneho kiba kiriho zira nimero nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Ririya tara rero riba riri kubonesha kuri plaque riba ryatuma dusomera zira nimero mu ntera ingana iki. Ngo metero 150, mbega ngo metero 50, se ngo metero 20. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 10. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko
iso cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma ziriya nimero ziri kwa kiriya cyapa kiranga ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu, nyandikira umbwire ati nshaka gukora muri aka karere, mite nkufasha ko na kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 ubundi tubashakire kode nziza, tubahe n'imyitozo irabafasha kwitegura neza kugira ngo nimugerwa muzakore bimwe muhite mutsinda. Waba ukeneye ko tugugura cyangwa se tukwigisha, ugakoresha iyo nimero ukatubwira uburyo ushaka, ese no kwiga online cyangwa se turi kumwe, ubundi ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Hari icyago kidahoraho, ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga wenda habaye impanuka, icyo ni icyago kidahoraho. Cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, nicyo ni icyago kidahoraho. Rero ibyo byapa bigomba kwerekana ahantu mugomba guca, hari amabara bigomba kuba bifite. Ese biba bigomba kuba bifite yahe mabara? Aranga umweru n'umukara, mbega ngo umweru n'umuhondo, se ngo ubuso umweru gusa, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ndizera ko buri wese amaze kumenya icyo baba bashatse kuvuga. Baba bashatse kuvuga ngo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ese bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni d, nta iso cy'ukuri kirimo, kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka cyangwa se icyapa kiranga cyanditsemo ngo deviation, kandi ibyo byapa biba bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse ubururu n'umweru, oya, niyo mpamvu turahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba kigwa mu kizamura akora mu kanya bashyizemo ngo ubururu n'umweru, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kigera kikaba cyahagarara iminsi 2, kikaba cyahagarara icyumweru, ariko birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ari ngo mu duhanda tw'abanyamagare, mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. Seka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. A mu duhanda tw'abanyamagare na b mu duhanda twagenewe velomoteri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Naho mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona hano iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni c. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda twagenewe abanyamagare ntabwo wahagarikamo ikinyabiziga cyawe umwanya munini, ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri naho ntiwahagarikamo ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo c. Wari wahisemo a ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo b ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo c. Vuga ko a na b ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho, ibintu by'ishusho y'ibyapa byo tumaze kubimenya. Uru ni uruziga, ubuso bw'umweru bucishamo umurongo w'umukara ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda, mbega ngo ntiyemerewe kuhagarara. Sega ngo umuvuduko ntarengwa wemewe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari iso cya nyacyo. Urabona icyo ukuri ari ikihe hano? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni a, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, mpora mbivuga. Iyo video utari wayibonaho waba uri gucikanwa, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kunikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizami. Ibi bibazo byose rero biba biri muri iyo video, uyisoza nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Ari ngo kilometero 50, mbega kilometero 40,
isegonda kilometero 30 mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni kilometero 50 mu saha atari munsi y'isi. Umuvuduko ntarengwa wa velomoteri aba ari kilometero 50 mu saha. Hari abantu babona ka velomoteri bakagasuzugura, buriya kariruka. Kilometero 50 mu saha ntabwo ari nke. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza no mu buryo bw'amagambo. Ku buhe buryo? Ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Mbega ngo ibyapa biburira n'ibitegeka bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Se ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Murabizi ibyapa, umuntu warebye iriya video ari guhita amenya ngo ibyapa biyobora biba bimeze bite, ibyapa bitegeka biba bimeze bite, ibyapa biburira biba bimeze bite, ibyapa bibuza biba bimeze bite, ndetse na biriya byapa bindi byo gutambuka mbere biba bimeze bite. Rero hano urabona ko bakunda kwibaza ibyapa mu buryo bw'amagambo, mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video, ugakanda na subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye uhita ukibonera ku gihe. Hano iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Biriya byapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka, ibyapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ni iyihe ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese ni iyihe? Ngo feri y'urugendo. Mbega ngo feri yo gutabara. Se ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni feri y'urugendo. Feri y'urugendo. Noneho feri yo gutabara yo niyo feri ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya feri birimo n'iyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Ndakeka ko nibaramuka bikubajije ibyo bibazo, ni ibibazo bitatu babaza ku bintu bijyanye n'abaferi, uzahita ubikora. Hano uzavuga feri y'urugendo. Niba kubaza ngo n'ubu buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri idakora neza, umenye ko ari feri yo gutabara. Niba bavuga ngo noneho feri birimo n'iyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga ni iyihe, uhita uvuga ko ari feri yo guhagarara umwanya munini. Murabizi mba ngomba kubibabwira hakiri kare kugira ngo nuhura nacyo ngo kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yiwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe? Ngo toni 20. Mbega ngo toni 16. Se ngo toni 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo toni 10. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo rero ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se aba ari toni 12. Noneho hari igihe bazakikubaha kino kibazo neza neza kimeze gutya, ariko barenzeho akagambo kavuga ngo hatarimo makuzungu. Bifatanye bifite imitambiko 3 hatarimo makuzungu, uzahita uvuga ko ari toni 16. Niba kiguha gutya gusa uvuge ko ari toni 12, ndizera ko ibyo bibazo byombi ubwo ari bibiri nibaramuka bikubajije uzahita ubisubiza. Mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo wabibonyeho. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gikurikira gisobanuye iki? Icyapa gisobanuye iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanuye icyo mu byapa byo ku mihanda
ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, mbega ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Se ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona icyo kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo kuri wamaze kubyitamo, ndakeka ko icyo kuri wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo kuri nta kindi ni se inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ni ngo bino byapa ni ibyapa bitegeka, biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bayitegeka. Iyo harimo umunyamaguru aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe, iyo harimo nk'ikinyamitende aba ari inzira y'ibinyamitende itegetswe, haba harimo nk'amapikipiki akaba ari inzira y'amapikipiki itegetswe. None hano harimo ikinyamitende harimo n'umunyamaguru. Niyo mpamvu duhisamo igisozi kuri cyanya cyari cyose ivuga ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mbibutsa ko kode ariko ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 tubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho wari bose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, twakwigisha mu buryo bwa online kandi intego yacu aba ari ugukora rimwe tugahita dutsinda. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa tubwire tuze tukwigishe, ushaka twanagusanga iwawe. Warigishije amategeko y'umuhanda ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri kugira ngo urebe kuko wabifashe ariko biri, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Hano rero ndizera ko waramaze guhitamo se. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ni iki muri ibyo wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho ushaka kudepasa? Ese ni iki uba wakwirinda? Mwa bino bagiye kuduha hano rero ibisubizo bine. Ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, mbibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere mpaka uvuyemo ntabwo yemerewe gukata ngo usubire inyuma. Se ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu isaha, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ni iki wakwirinda rero mu gihe ushaka kunyuranaho? Ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko hano isoko amaze kugitamo. Ndizera ko isoko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba kwirinda hano isoko kuri nta kindi ni a. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwiza bwo kunyuranaho. Kubera ko mu ikona hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Urabizi kunyura no mu ikona ntibyemewe kubera ko biteza impanuka. Hari intera runaka utari kureba imbere yawe, hagahita haza ikindi kinyabiziga utabyiteguye kigahita kiza kikakugonga, ukaba umuteje ibyago, nayo yiteje ibyago, kandi ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None usanzemo umuhondo uba wakora iki? Mbibutsa ko video y'ibimenyetso bimurika nayo nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu, na video y'amashusho yose abazwa mu kizami amashusho ameze nka kino kibazo. Iyo video nayo twarayikoze. Mu gihe utari kuyabona ayo ma video nyandikira kuri WhatsApp nyaguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. None usanzemo umuhondo ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ngo kongera umuvuduko. Wabona harimo umuhondo ugahita wongeza umuvuduko. Mbega ngo kumana umuvuduko wariho cyangwa se ugakomeza ukagenda ku muvuduko wariho. Se ngo kwitegura guhagarara cyangwa se ukitegura guhagarara mu gihe kuri de bari kuvuga ngo gufata feri cyane, ugahita ufata feri ugakacira feri cyane. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo kiri amaze kugitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Mu gihe usanze harimo umuhondo, hano icyo kuri nta kindi ni se kwitegura guhagarara. Kubera icyo uba ugomba kwitegura kubahagarara nuko ubundi haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda.
hakaka umuhondo birashoboka ko wamaze kwinjiramo hagati kandi uhagaze wateza ibyago cyangwa wafunga imihanda, bikaba ngombwa ko haka umuhondo kugira ngo niba wari wamaze kwinjira ukomeze ugende uvemo. Noneho havamo mu muhondo hahita hajyamo umutuku, niyo mpamvu iyo hatse umuhondo witegura guhagarara mu gihe ikimenyetso cyaba gihindutse kikava mu muhondo kigahita kijya mu mutuku. Ndakeka ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo ni iki wagora igihe utabona neza usubira inyuma. Twaye ikinyabiziga cyawe uri gusubira inyuma kandi inyuma ntabwo uri kuhabona neza, wenda utwaye na biriya bimodoka, ibikamyo cyangwa se za romoroki. Hano uba ugomba gukora iki? Kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma, mbega ngo ufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma, si ngo gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, mu gihe kuri bari kutubwira ngo gukoresha akareba nyuma kakwegereye, ari byo mwita retroviseri. Ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara ute? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, uri gusubira inyuma ariko inyuma ntabwo uri kuhareba neza. Ikintu uba ugomba gukora rero ni kimwe, hano isuku kuri nta kindi, ni se gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ibintu mukunda kubibona cyane, ukabona umuntu ari gusubira inyuma ariko hari undi muntu uri hanze uri kugera amubwira ati hagarara, kata iburyo, garuka ibumoso gato, subira imbere gato, ubone kugaruka inyuma. Hari umuntu uri hanze uri kugenda akuyobora. Rero nibyo mpamvu duhisemo se ngo gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko wari umaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, kanda subscribe hasi kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhite utsinda. Uvuye gukora ubonye utsinze, fata zino video uzisharinge ku nshuti zawe nazo zize dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikindi ukibuka gukanda subscribe kugira ngo bigere kuri benshi. Ikibazo cya 14 kibaza ngo wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Wegereye zebra cross, niko muzita mu ndimi z'amahanga zino nzira abanyamaguru bambukiramo, ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aho kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, mbega ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, se ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, mu gihe kuri bari kutubwira ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisozi kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kwamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Nicyo kintu ugomba gukora mu gihe usanze hari abantu bategereje kwambuka, kubera ko isaha n'isaha bushobora kuba utangiye kuhagera waba uri ku muvuduko hejuru, kubera ko yemerewe kwambuka akaba yise yambuka. Mu gihe utagabanyije umuvuduko bikaba byakugora cyangwa se bikaba byateza ibyago. Niyo mpamvu ugabanya umuvuduko witegura guhagarara mu gihe umunyamaguru wa mbere yaba atangiye kwambuka. Ikibazo cya 15 kibaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ibi ngibi byo uzanabikenera numara no gutsinda. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, sega ngo imyaka 2. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kwamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abari amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Turabahisemo rero D. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo niye myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Iyo uvuze inzira nyabagendwa hari abantu benshi batabyumva. Iyo uvuze inzira nyabagendwa bari kuvuga umuhanda. Niye myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'umuhanda uri kugenderamo. Inzira nyabagendwa bari ya mihanda ikunda gucamo imodoka nyinshi. Usanze abana rero barahari bari kuhaganirira. Ese ugomba kwitwara ute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ariko mwibutsa ko video y'amashusho yose abazwa amashusho ameze nk'aya ngaya. Iyo video narayikoze uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku shusho cyakugora, kuko ibyo bibazo byose biri muri iyo video. Aya ngo itonde witegereze
niba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Mbega ngo ihute urenge aho abo bana bari, se ngo komeza ugume ku muvuduko munini, mu gihe kuri bari kutubwira ngo komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Hano uba ugomba gukora iki? Hano uba ugomba kwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a. Itonde witegereze, niba ngombwa ubaburire, ushobora kubaburira uri kuvuza ihoni, unitegura ko wahagarara mu gihe umwana wa mbere yaba ahise akandagira mu muhanda. Batubwiye ko ari abana, ni abana bato bari kuhaganira, hari ukuntu ashobora gusubira inyuma, akaba yahise asubira inyuma atanarebye ko ari ahantu hemerewe kwambukirwa, akaba yahise yambuka. Rero niyo mpamvu ugomba kwitonda ukitegereza, byaba ngombwa ukababurira, ukavuza nk'ihoni, unitegura ko wahagarara mu gihe umwana wa mbere yaba yinjiye mu muhanda. Ndakeka ko rero waramusamo, andizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Mbibutsa gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Ni ukuvuga ngo uri kugenda mu nzira nyabagendwa, hari umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma akweretse ko ashaka kunyuraho, hari itara ukoresha umwereka ko wabonye icyo kimenyetso cy'uko yitegura kukunyuraho. Iryo tara riba rifite amabara asate. Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Aranga umuhondo, mbega ngo icyatsi kibisi, seka ngo umweru, mu gihe kuri bari kutubwira ngo umutuku. Hari umuntu ushaka gudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye ko ashaka gudepasa, ukoresha itara. Ese iryo tara riba rifite yahe mabara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B. Iryo tara riba rifite amabara asa n'icyatsi kibisi. Utari wahisemo B n'ikiramuka kije mu kizamini, murakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba gukora iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye umuntu yibagiwe kwambara iriya mikandara ibiri mu modoka. Ndakeka ko mwese mwagendeye mu modoka muyizi. Aho gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye, mukawambara mwembi. Mbega ngo kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore, se ngo ufunga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, mu gihe kuri bari kutubwira ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Wabona hari uwibagiye kwambara umukandara ukamubwira ati ambara umukandara. Ibyo bintu ntago bigoye. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wawe mukawambara mwembi, ibyo ntibibaho. Ubwo se byashoboka ko wafatura umukandara uba wambaye uri umuyobozi w'ikinyabiziga mukawambara muri abantu babiri? Oya. Kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore, ntabwo wabyirengagiza, kuko n'ubundi niyo mpamvu tuyita impanuka, iba tutayiteguye. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, waba bikunze ubuzima bwabo ubwo ubushyize mu kangaratete. Ikintu ugomba gukora ni ukwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko usobanukiwe n'ikiramuka kije mu kizamini, urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budaje kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe mugeze ahantu musanze hari umuhanda ufunganye ku buryo mubisikanye mwateza ibyago, muba mutegetswe gukora iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, kubera ko umuhanda ufunganye mugaca mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Mbega ngo guhagarara aho bageze cyangwa se mugahagarara aho mugeze. Se ngo koroherana, D ikaba ngo gukuraho inkomyi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, koroherana. Muba mugomba koroherana.
koroherana baba bavuga ni kwa kundi ibinyabiziga bihurira ahantu hafunganye, ugaba ushobora kuba uhagaze ukareka agatambuka, yamara gutambuka nawe ukabona gutambuka, nibyo bita ngo ni ukoroherana. Rero muba mugomba koroherana. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo icyapa gifite ishusho ya mpande enye, uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari umweru n'umutuku, kikaba gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iherezo ryo gutambuka mbere, mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, se ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, mu gihe kuri bari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ni ukubera iki tubyita ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, kandi ntuhitemo B ivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya? Abantu benshi bakunda kubyitiranya, reka nze mbibasobanurire. Hari ukuvuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, nuvuga ngo ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya nibyo biratambuka mbere, ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya nibyo biratambuka mbere. Iki cyo ni ikindi cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biri gutambuka mbere. Noneho hakaza ikindi kivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe, aricyo cy'iki ngiki dusoje. Wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Kubera icyo uratambuka mbere? Dore uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Buri gihe abantu bari mu mutuku baba bari kubabuza. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko utazongera kubyitiranya n'ahantu hose uzabona bino bibazo biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Nta na kimwe kiba gisa n'ikindi biriya byapa, niyo mpamvu ari ingenzi kugenda ukabyumva neza, ukabyumvisha, ugasa nk'utari kubiboroka kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhite utsinda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, yitaho icyo ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka kwigamo, ese ushaka kwiga online cyangwa se ushaka kwiga turi kumwe? Cyane cyane bikunda gukunda turi kumwe iyo uri mu mujyi wa Kigali. Rero nimutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789951626 tubigufashe. Mukeneye igitabo twandikire tukikuzanire, cyangwa se uri kure tukiguhe mu buryo bwa online. Ibitabo biba bihari kandi bigezweho. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha izo nimero tubikugezeho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.